ngiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura cash uri gukina ariko amafaranga 150 yego cyitano pe hamwe na Airtel Tigo igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Records. YORA cash wagurima wagurinzu wagurima boka YORA cash gitanu wahinduka miliyoneri YORA cash YORA hey YORA cash YORA hey YORA cash warikisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari nongere mbifurize umugoroba mwiza ndizera ko mumeze neza kabisa ni YORA cash niyo shop hanyuma ngewe ndi Gitego hanyuma ni Airtel Tigo yongeye kubazanira ibigiza nk'ibi ngibi kabisa buri munsi mwari muzi ko ari buri saa moya ariko kubera gahunda zahindutse nizere ko nazo zabanogeye tuje sa tatu ikaze rero none ni YORA cash na Airtel hanyuma ndi kumwe na mutipete kabisa wa service hello nizere ko mudutegereje uyu mugoroba ni kuwa gatanu it's Friday Airtel Tigo YORA cash nababwira iki gahunda ni kwa kundi okay right wowe wicaye wawe uri kunde telefone yawe yonyine muri message andika rimwe ohereze kuri 155 twende bwana cyangwa se uhamagare kuri 155 cyangwa se ukanda kanyenyeri 155 urwego ibyo biraguhesha uburenganzira n'ububasha kabisa ugenewe cyangwa se wemerewe bwo kwinjira mu banyamahirwe bitomborera agera kuri miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru by the way uyu munsi miliyoni 2 zimeze neza kabisa hanyuma igihembo nyamukuru murakizi ni amafaranga akabakaba nta nubwo agera muri miliyoni 20 iyo mbivuze numva wow ikaze none ni YORA cash ndizera ko ukende kugenda imbere neza kabisa aha ngaha ntabwo turi kumwe ntabwo turi twenyine right okay yes this is a Friday man so umutipe yes Gitego meze neza cyane urafunzemo boko cyane gose urafunzemo boko ni kuwa gatanu yes Frodo meze neza umuswaye wagenze neza cyane udupira twose turuzuye watubaza kabiri na gatatu hari ibintu ndi kwiyumvishamo nituva hari ahantu turi guce ntabwo yandese mwasigaye note ibyo bintu yego notera nayo umugisha notera afite turaho kabisa tumeze neza twiriwe ne tumeze neza kabisa amakuru mfite uyu munsi twaje ngo ubundi n'amezi 3 ni iminsi 90 ikabaka ahari ahantu bari kukwambika tuje twavuga ufite amashati 90 ameze neza oya arindwi yavuyemo sigaje iminsi 3 oya maze kumureba uko ndizera kumeze neza cyane umunsi wagenze ikaze nanone muri YORA cash right uraho nawe Sylvie biriwe sama prozazizanira kabisa aho muri hose rero ushaka kuba uri mu rugo dukurikiye ushobora kuba ukiri mu kazi ahari hose uri turagira ngo tukwifurize kwinjira muri weekend neza ariko tureba uburyo abantu bari kugenda bahindurirwa ubuzima kabisa yes ubuzima burimo burahinduka kuri benshi uyu munsi hari abinyamagabe babonye cash zabo nawe rero kuri uyu mugoroba aho uri hose Nyamasheke Rubavu Bumbogo hose Airtel Tigo irakugeraho ni YORA cash reka dutangire dutombora abohereje ubutumwa bwabo ejo okay yes nuko mubizi rero Frodo baburetse gatoya nkwibutse rero ko aha ngaha hatangirwamo nimero 2 kabiri na gatatu so nizo zitangira hanyuma itanze indi kujyamo ziba zirwana kabisa uko bagenda bahuha itanze indi kujyamo niyo ijya kuri 072 cyangwa se 073 aho bicaye babireba kuri za televiziyo zanyu imibare iba yiyandika rero
imashini huha yatangiye Frodo huha kabisa nkibivuga kabiri ikaba yinjiyemo kabisa reka turebe muri aka kanya kabiri yanditswe ese arasubizamo indi mibare yose kuri 0 kugera ku 9 yes ni YORA Cash nawe aho uri hose mu gihe ari gushyiramo iriya mibare kanda akanyenyeri 155 akadirishya cyangwa se woroze ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se Sylvie hamagare kuri cyangwa se uhamagare kuri 155 hari igihe waza nawe mu bejo. Okay, mibare rero yatangiye kujyamo imashini huha kabisa rebe yinjiyemo ndabona nayireba neza gatatu yinjira ese ni bangahe baracyarimo ndabona igihumbi 770. Okay, right, reka dukomeze kabisa nk'ibutero ko turashaka umwe zihuha zimeze neza kabisa yinjiye ni rimwe uko yireba twihutse kabisa ni rimwe ese kari kangahe 139 nibo bantu bahuriye kuri iyo nimero bakinnye twakomeje Frodo twagiye ibumoso iburyo yagezemo ni kangahe 9 ririnjiye imeze ese niwe imeze bite 12 baracyarimo yes twibutse abantu ko muri abo 12 turashakamo umuntu umwe gusa mtu mmoja tu tuone ni kangahe yinjiyemo irasa nk'icyenda cyangwa gatandatu ni kangahe 9 irinjiye imeze neza bane turakomeza kabisa reka turebe nkwibutse ko turashaka umuntu umwe yes turashaka umuntu umwe kabisa reka turebe ndimo kwiyumvamo ko ashobora kuba ari umudamu uri kubyiyumvamo ndabyiyumvamo ukuntu ahubwo njye ni njye wakwiyumva imishe bibiri by'umudamu wese kabiri yes twagiye kabiri okay right yes iyo bigeze kuri yangira ngo maze kubimenyera turasubiramo ijya ku ruhande yes ijya ku ruhande itivamo kabisa turebe igezemo birinjiye nanone karindwi zirarwana ariko zikarwana kwinjira yes bivuze ko nimwe yinjira gusa ikaba yiyongera ku yindi mibare nuko uko bimeze reka turebe hinjiyemo kangahe nihuse cyane mfite ukuntu ndeba bitari ibintu byo kure gatatu yinjiye ese niwe ndakubyumvamo ni oh my god babiri zitego ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana turabona muri aka kanya rero nkibutse ko ni YORA Cash muri Airtel Tigo YORA Cash ndabona ari 5 okay right 5 yinjiye kabisa reka turebe nawe irajya ku ruhande dukomeze ibi bintu ko ari isi 7 yinjiye reka turebe 7 yabaye yinjiye ese n'uyu nguyu 0 dukomeze kabisa paka tubonye umunyamahirwe wacu w'uyu munsi wa mbere mwibutse ko ni 2 ariko nanone ni 4 ndaza kubwira impamvu ari 4 reka turebe muri aka kanya yes 8 0 ese biraherera hehe uyu munsi ndabona bigenda abantu ntago turebe niyo oya ni 8 aratwongeraho 8 uri kuhanga bw'ibyuma yes 8 nawe wari wabuze ugomba kuvamo right wavuyemo already okay good turebe ni kabiri come on ngwino oh my god yes Frodo ahuha nanone urihe okay right ni YORA Cash kane oh my god turacyakomeza ziracyagenda zivamo iki nicyo kikwereka ko tombora yacu iri mu mucyo ni kabeza reka turebe kabeza gatatu yes gatatu yinjiye 0 still kabisa gatatu ivamo kabisa hasigayemo 9 ndaribona 0 ndayibona rimwe nayo ndagenda nyibona ariko zihuhe kabisa twagiye bimeze bite ni YORA Cash kangahe yinjiyemo zose zaze reka turebe 0 ikaba irinjiye ese bameze bite come on ibi kabisa niko biba bimeze iyo ubonye imibare nka kuri ukabona 9 rigiyemo risubiyemo benshi kandi twagiye ntabwo ari ibintu by'imikino siyo mchezo kabisa kuyobora amafaranga ugatoranwa ni kangahe 9 wow nyuma yuko tugerageze
imibare myinshi cyane hasigayemo rimwe ndetse na gatandatu icyenda niryo rije ritugaragariza riduha cyangwa se umunyamahirwe wacu w'uyu munsi. Uko bigiye kugenda rero nta kundi, Sylvie agiye gufata telefone ashyiremo nimero, ntabwo turayibereka mu kanya, turayibereka itangiye gucamo cyangwa se ayihamagaye kugira ngo guys mutaza kugira gutya mugahamagara mukagira gute. Yes, Notel areba ko ibintu bimeze neza kabisa, areba ko ibintu biciye mu mucyo, mutavuga ngo urabona. Yes, ciyemo kabisa. Sylvie arashaka ko ari umugabo ariko njyewe ndashaka ko ari umudamu. Ashaka ko ari umudamu? Oya. Okay, nta kibazo, gabo si salama. Okay. Hello. Oui. Airtel Tigo, hello. YORA cash oye. Ishimwe cyane mena bakwitande. Hallelujah. Bakwitande. Hallelujah mena. Ajaja urumva ibyishimo. Bakwitande mbwira amazina yawe yombi. Wahiriwe kabisa, uri hehe Nyiraguhirwa Dativa? Ajya yacinya kadiho Rubavu twahageze. Watomboye muri YORA cash. Iyo nimero niwe ibaruyeho. Iyo nimero ikubaruyeho. Nyiraguhirwa. Nimero ikubaruyeho. Iyi nimero kwanditseho. Iyi nimero ni wowe yanditseho. Amena turi kumwe rero tuzaza tukuzaniye amafaranga yawe watomboye. Umukiriya n'umwamikazi muri Airtel Tigo, sibyo? Okay right, kuva Rubavu atujyanye ku mazi ejo mu gitondo saa 2:00 kabisa, turaba turi Rubavu. Nkwibutsa rero ko iyo utize cyangwa tuguhamagaye uri kure cyangwa se aho uri hose, Airtel kuko wowe uri umwami tubasha kuba twagusangayo. Wow! Buri muntu wese agiye kwishima. 2 na 3 mu mutwe Twagiye. ariko umeza abantu 3 turacyarwana ariko 2 irinjiye kabisa. Mwibuke ko bwa mbere 3 yaje ariko 2 itangamo, ariko nanone 2 itanzemo. Twihuse cyane rero, nawe genda ufata akanyenyeri, genda ufata telefone yawe ukanda akanyenyeri 155 akadirije cyangwa se wohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se uhamagare kuri 155 nawe ugiye mu banyamahirwe. 155 ni amafaranga iry'itanu ryonyine rishobora kuguhindurira ubuzima. Zinjiye rero, zinjiye kabisa. Kabiri yinjiye itujyanaho. Nkibutse rero ko haracyari abanyamahirwe 2 tugomba gutumbura ba miliyoni 2. Miliyoni 2 bivuze ngo buri wese aracyura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. YORA cash twagiye. Gatandatu yinjiraho kabisa. Nkibutse rero ntujye kurekomeza ubane natwe kabisa. Uwo mubare ureba imbere yawe ni ukuvuga ngo abo nibo bantu dufite turashakamo umuntu umwe. Twagiye. 5 yinjiye. 5 irinjiye. Ese niho tumubone 35. Reka turebe muri aka kanya. Irinjiye nanone hanyuma isubijemo. Ese zirahuhwa hinjiremo kangahe? Ese imibare iyo urebye nimero yawe urayifite? Yes kabisa. Twarebye 2 nayo ijeho. Dusigaranye 3 bonyine. Nanone biragenda bishyira ku muntu umwe kabisa. Ese uyu munsi ninde? Ari Rubavu, ari hehe nawe simbizi kabisa. Aho ari hose 8. Yes, oh my god. 8 ntawe uvamo ku ruhande ukomeze n'abandi. YORA cash kabisa. Ari 4. Ninde tugiye gutangiza. Uyu muntu rero nanone akaba atangiye weekend ye neza cyane rero. Nimero Sylvie nanone nkuko mumaze kubimenyera ayifata ayohereza kwa Notel, hanyuma tukabasha kuba twamuhamagara. Ndizera ko iri buze gucamo. Nkwibutse rero ko mu kanya gatoya ntujye kure, ushobora kuba wari umaze igihe ukina. Nkwibutse rero ko kugira ngo ube mu banyamahirwe bashobora kwegukana agera kuri miliyoni 2 bigusaba kuba ukina buri munsi inshuro wageza ku manota 5. Hanyuma ariko mbere ya byose uretse gatoya ndaje gusobanurira, reka twumve n'ibicamo. Yes. Nasiba.
amaso yanjye. Hello Airtel Tigo meze mte. Hano turi muri YORA Cash. Bakwitande. Vuga cyane. Inde? Bakwitande, ongera uvuge. Ndimo kumvamo Ramazani. Washyira kuri oparere kugira ngo Oparere tuyiri. Okay, right, that's good. Ramazani irindi zina ni gute? Irindi zina ryawe bakwita ngo iki? Iri zaba imbuto Ramazani. Uri hehe? Ngoma iyi simukadi kwanditseho. Okay, turi kumwe rero tuzaguhamagara ejo tukubwira uburyo kashi zawe zikugeraho. Ubwire n'amafaranga atsindiye muri aka kanya. Utsindiye amafaranga 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubu ngubu afite 250. Icara wigurire. Ubu ngubu deja kuba nguhamagaye byonyine. Yes. 250 na yawe. Akazaza kuyora turi mwifuriza ko azayora 250. Yes. Right? Cyane umva nawe. Wayashakaga? Sawa kabisa, turi kumwe, komeza witomborere, uri muri Airtel Tigo ni YORA Cash. Ibyishimo bivuye i Rubavu ndetse na Ngoma. My God, abantu ba Ngoma rero cyangwa se abantu ba Rubavu, hari umuntu wanyu uzaba ari kuyora muri aka kanya. Baramuzi batangiye kumucunga cunga. Yes, Sylvie iyo tumuhamagaye kuguhamagara gusa byonyine 250 bitabyiyandika. Kandi nta yindi nimero nimwe yemewe kubahamagara. Ni 0722 123 ubundi muntu uzaguhamagara balance system. Umuntu uzaguhamagara abatubuzi.com uzajya mu mwuka uhita umutokesha aho azaba ariho hari ikintu kizamubaho. I'm telling you. Yes. Gira kwizera gusa umutokesha uti katika Gitego. Urabibona gute? Twamamaze abantu turababonye, right? Yes. Reka mukanya turebe ngira ngo baratwereka ka video kabantu biyoragurira cash kugira ngo nabandi babibone ko inkuru ari impamo. Good, ni YORA Cash, nujye kure reba ibyishimo ukuntu biba bimeze. Ni Airtel Tigo, haracyari Gitego ndetse na Sylvie, Frodwar arahari ndetse na Notel. Mukanya gatoye nujye kure. Miliyoni 2 zigiye gutomborwa, turi kumwe ntujye kure. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. YORA Cash, kugitanu wahinduka. YORA Cash. Nabyiyumviye rero hano turi muri YORA Cash. Airtel Tigo gahunda ni yayindi rero. Uyu munsi tuje hano ibumbogo aho tuje kugira ngo dushikirize umuntu amafaranga ye yatsindiye. Wo nta wundi ni umukiriya wa Airtel Tigo watomboye amafaranga ye. Nakubwira iki rero, nta kindi bigusaba. Wowe muntu tureba ni rimwe gusa wohereza kuri 155 nawe ukabasha kujya muri YORA Cash. Gahunda ni yayindi YORA Cash. Bigenje ute kugira ngo ubashe kujya nawe mu banyamahirwe? Numva byarandenze kabisa. Byarakurenze. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero ugiye kuzamukamo hariya witomborere cash. Bagiye kukwambika rero agafuka kugira ngo ubashe kuyoragura amafaranga ufite naho uyashira. Tayari twagiye. YORA Cash. Rimwe, kabiri, gatatu. YORA Cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. YORA Cash, kugitanu wahinduka miliyoneri. YORA Cash. YORA Cash. YORA Cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. YORA Cash, kugitanu wahinduka miliyoneri. YORA Cash. Turangije amashi. YORA Cash, warya cash, wowe kome zukine. Hanyuma hano rero ndi kumwe n'umujene yararimo ayoragura amafaranga ye yatomboye. Reka mubaze uko byari bimeze ko nakubonaga uyoragura, byari bimeze bite? Nari nabashije gutombora muri YORA Cash. None se mo hariya muri kariya ka cash box uyoye amafaranga angana iki? Nyoye 138. Ayo yose ubashije kuyayoragura? Hanyuma wakoraga iki? Akazi ko mu rugo. None ingamba zawe nyuma yaho umaze gutombora aya mafaranga
wowe ingamba zawe ubu ngubu ni izihe ugiye gukora iki ubu ngiye kugenda nikorere aha ni irihe jambo wabwira abantu badukurikiye ndetse n'abari hano bose batemera ko iyi gahunda ari impamo koko icyo nababwira ni ukugerageza ngira ngo nabo ibyiza babyiboneye bibaye bagomba nabo gukora ibyo biboneye bakajya bohereza ubutumwa bugufi ku 155. Okay. Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. YORA cash turacyari kumwe ahangaha babiri tumaze kubabona nkuko mwabyiboneye kandi mwumvishe uburyo bari banezerewe from Goma ndetse ariko kuri kundeba cyane ku munwa wabaye kibaye umubiri umunwa wanjye wabaye inshwi wabaye inshwi epucuri iminwa iki kila kitu wabaye kibaji bose yes sawa gahunda ni yayindi turacyari muri YORA cash tumaze kwitomborera abantu bohereje message zabo ejo nukuvuga ngo message imwe yonyine iguhesha amahirwe yo gutombora ku munsi message imwe yonyine iguhesha amahirwe ubu rero tugarutse mu gice cya kabiri ubwo tugiye gutombora abakinnye icyumweru babandi b'icyumweru twahoraga tubabwira ba miliyoni 2 n'abantu babiri komeza gumere telefone yawe gume imbere ya televiziyo yawe hari gihe ari wowe uyu munsi yes mbere yuko rero twinjira mu gikorwa nyirizina tuko dwangira ngo turi kuvuga miliyoni 2 ariko zishobora no kurenga ndagira ngo Frodwar atubwire nihe mpamvu ayo mafaranga ashobora kurengaho gatoya Frodwar okay mwakoze nkuko mwabikurikiye muri iki cyumweru gishize dutangiye promotion twavuga ko hari miliyoni 2 ariko murabizi ko iyo abantu bagiye muri cash box cyangwa se no mashini zunguza amafaranga hari amafaranga asigaramo no twebwe nka Airtel ntabwo amafaranga tuyisubirana ko tuba twayageneye abakiriya bacu ya mafaranga yose turayafata tukayashyira kuri cya gihembo cy'icyumweru kugira ngo noneho wa muntu urabizi ko dusaba nibura amanota 5 bivuga kuba warakinnye inshuro 5 uretse hari ibintu ntumva neza sorry kuguca mu ijambo hari amafaranga yarari hariya ngira ngo barabibonye yarari hariya barayora ngira ngo hari wayoye abarimo ari 250 ibihumbi nicyo mvuga hanyuma iyo ayoye hagasigaramo nk'ijana cyangwa nk'ijana ayo mafaranga ijana ajya kuri miliyoni 2 kuri miliyoni yongera kuri miliyoni yego bese ubu hamaze kwiyongeraho amafaranga ubu ni kuvuga agenda yiyongeraho kuko nta muntu urayora 250 oya nta wow noneho abantu bafite gahunda bigiye kuba bisi niyo mpamvu tuvuga ko umuntu wohereje message 5 mu gihe cy'icyumweru okay right aba afite amahirwe menshi yo kugira ngo najya muri cya gihembo cy'icyumweru atombora amafaranga menshi kuva mbere nohereje message kwa kabiri nohereje message kwa gatatu nkanazemo ndacecetse kwa kane nkanazemo kwa gatanu nkanazemo ubwo afite amanota 5 yego ari niyo manota 5 niyo ubufite icyo gihe deje warangije kujya muri yandi icyumweru ariko icyo dusaba abantu ni ukohereza message imwe buri munsi kuko na ya message imwe buri munsi igenda iguha amahirwe yo kujya n'ahandi muri cya cyumweru uri muri wa munsi wakiniye no mu cyumweru ibyo birahagije ni ukuvuga rero umuntu tugiye gutombora ubu ngubu none ahangaha afite amahirwe menshi yo kuyora amafaranga arenze miliyoni kandi tuzabikora ku wa mbere hanyuma ko tujya tubwira abantu ngo kuba twaguhamagaye gusa kuguhamagara byonyine biguha ibihumbi 250 cash ubu ni tujya guhamagara umuntu w'icyumweru cash ari buba afite n'angana uvuga ngo dufite abantu babiri ya mafaranga yose yiyongeye kuri cya cyumweru ni ukuyagabana kabiri noneho ayo umuntu afite 50% byayo deja baraye ni ukuvuga ngo okay reka tubanze tuvuge ko ari miliyoni 2 ni miliyoni 2 tuvuge buri muntu turi buhamagare yemerewe miliyoni hanyuma nitumuhamagara mu mufuka deja 500 deja mu mufuka barimo deja wow mu gihe abandi babaga bafite angahe 250 we ni 500
ndabizi neza mwese turi kugenda tubatindira kabisa ariko hari abantu baba bagomba kubimenya ese byavuye bimeze bite mu kanya gatoya rero tudatinze kabiri na gatatu zarangiza zo kwinjiramo right twibutsa abantu ko kabiri gatatu 07 ntago tujya tuyitombora impamvu tutayitombora nuko buri muntu wese ukoresha umuyoboro wa Airtel Tigo afite 07 izo nimero ni impamo hanyuma rero niyo mpamvu dutangira na gatatu kabiri kubera ko ari Airtel Tigo 07 kabiri cyangwa 07 gatatu cool yes hanyuma tugasigara n'indi mibare hariya ariyo itugeza ku mibare 10 yo mibare ngahe 10 uhereye kuri 07 good twagiye rero wa mbere w'icyumweru ninde ese harafamo kangahe turebe wow kabiri rero ikaba irinjiye muri aka kanya ni YORA Cash ese umunyamahirwe wacu wa mbere wegukana igihembo cy'icyumweru miliyoni 2 oh my god yes zose zinjiramo rero urabibona turava mu bwiza tujya mu bundi muri Airtel Tigo ibintu bigenda birushaho kuba byiza tuvuye mu buri munsi tugeze mu cyumweru wow kabisa twagiye zirizunguje zose ziratarata okay right gatatu urabona ari kangahe ni gatandatu yinjira ninde ufite abantu 1310 baracyari benshi 0726 twibutse ko dushakamo umunyamahirwe umwe twagiye niba ufite iyo nimero aho bigeze niba ari yawe reka turebe muri aka kanya hinjiyemo kangahe gatatu yes gatatu yinjira tugeze mu 129 ngira ngo uko mubira ku mateleviziyo yanyu imibare igenda imanuka zongera zihuha kabisa twagiye yes hanyuma ni kangahe gatanu yes 5 add 5 there please thank you 13 turashakamo umuntu umwe w'icyumweru basatira umuntu umwe turebe kabisa yes okay right Zero. Ese niwe meze bite oh my god babiri kabisa ibintu biragenda bikomera kabisa babiri utuntu turagenda twiruka ku mibiri y'abantu babiri turashakamo umwe wenyine igitima kiri kugenda kidiha miliyoni 2 zirenga ntabwo ari umukino wagura inka kabisa hari n'imodoka zigura miliyoni 2 tumeze bite inzu simbizi gusa ikibanza kirimo gifunzemo boko kabisa wow ese tayari kabisa ni Airtel kangahe YORA Cash turebe rimwe irinjiye kabisa oh my god biracyaza kabisa iyo bakweretse ngo ni 0 nukuvuga ngo uwo muntu ntawe bijya ku ruhande tugashaka undi amahirwe aracyagenda yibara turebe kabisa bimeze bite ni kangahe ese araza kuba ari uyu nguyu ese gatandatu ko yinjiyeho oh my god gatandatu ntawe ivamo hanyuma ndabona bo dushakisha undi rebe kabisa nizere ko bimeze neza nanjye ubwanjye atara yanjye igitima kiri kugenda kidiha kabisa kandi nawe kabisa ndibaza ibyishimo uyu muntu ari bugire ndibaza uburyo ari bushima Imana ndibaza uburyo ari bwiyumve muri aka kanya ese ararahe gatatu oh my god I'm sorry niba gatatu yari yawe reka turebe muri aka kanya namwe ndabizaho muri kuturebera ese bimeze bite ntabwo bisanzwe agera kuri miliyoni 2 ndetse akanarenga reka turebe bimeze bite oh my god ntawe turacyashakisha reka turebe bimeze bite muri aka kanya ariko nizere ndi kubyumva hari ikintu umwuka ari kugenda ambwira muri aka kanya 0 rebe 0 irinjiye oh my ntawe wabibonye dusigaranye imibare 3 yonyine igomba kuvamo umuntu bimeze bite yinjiyemo 8 kabisa 8 urinjiye bimeze bite dusigaranye imibare 2 yonyine ni ngahe hari amahirwe ari kugenda azunguruka muri iki kirere yageze ahantu hose yakoze hose aragwa kuri nde kuri aya mahirwe gatanu ese ni wowe bimeze bite oh my god ntawe yes hasigayemo 6 Frodo dusigaranyemo 6 ubwo niyo bandikamo ese bimeze bite ntawe yes noteri ngira ngo urabireba ukuntu ibintu biri kugenda bigenda bijya mu mucyo isumwe yes reka bakorera reset hanyuma dusubizemo ni 9 risigayemo ni 9 batubwiye ngo ni 9 reka turebe yes reka dukomeze bimeze bite yari bayikanga iriya mibare hariho 0 yes dusigarana 2 shiraho 9 niryo yari isigaye ese wabona tutari tumu bimeze bite Frodo erekana ko ari 9 ni 9
yes ariko urabona ko ari babiri right? oya ntabwo birahinduka. erekana show yishiremo enter. Okay. Ibi. Yes, reka turebe. Good. Ni kabiri kabisa, ni kabiri hotel. Yari yegeze no kujyaho ariko niyo mpamvu muba muraha kugira ngo ibintu byose bibe bigenda neza. Yes. Okay, ubwo turasubizamo imipira twongere dutangire. Rotare no umuntu mutaramu kabisa turasubizamo imipira nkuko Sylvia yababwiye twongere igihembo cy'icyumweru ntabwo ari imikino. Ntabwo ari imikino. Ntabwo ari imikino ni finale ibintu byose biba bikomeye imibare yose iricanga ibintu biba bikomeye hano. Turatangizamo kabiri gatatu. Reka kabiri gatatu yongere yinjire Yora Cash niyo shoka niyo promo hanyuma ndizera ko ibintu ari salama kabisa. What? Kabiri na gatatu zinjiye. Sylvie nihe yinjiye? Nihe yinjiye? Zose zanze zigenda zirwana. Imwe irashaka kwinjira kabisa. Irinjira cyangwa ntago yinjira. Ziri kugongana. Kabiri yagiyemo. Kabiri yinjiye kabisa. Kabiri irinjiye kabisa. Reka turebe. Kabiri yagiyeho hanyuma nkuko musanzwe mumenyereye imipira iragenda yongera kwinjiramo imipira y'imibare yose tuyishiramo imibare y'indisigaye. Kuvuga ngo abafite 072 ni mwebwe turi kumwe mutangire mwegere televiziyo zanyu telefone zanyu on. Kwagiye ibintu bimeze bite rero ni kangahe Sylvie? Gatanu. Yes. Igihumbi magana 554 nibo bahuriye kuri iyo mibare. Yes turebe wibutse rero ko turi gushaka umunyamahirwe wegukana arenze miliyoni 2. Kane ni Yora Cash Airtel Tigo tugeze mu 144. Twagiye zinjiye turakomeza turashaka umwe w'icyumweru sanzwe muri aka kanya 2 miliyoni cya mchezo kabisa. Erekane Wone gatanu eseraje 16. Hari umuntu uvuze ati kariya gatandatu kavuyeho kweli. Okay. Kwarebye. Okay. Kangahe? Karindwi. Yes! Egorata. Ni Yora Cash Airtel Tigo kana kanyenyeri aho uri hose ni gutya bimeze uyu muraza kubibona muzanabibona kabisa muzaba hamya babyo yakaza kanyenyeri 55 akadirishya cyangwa se yohereje ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se yahamagaye 155 inshuro 5 cyangwa se zirenga biguhesha amahirwe yo kwinjira mu bantu nk'aba ngaba bashobora kuba aba miliyoneri mu kanya gato ntako guhumbya. Reka turebe muri aka kanya hotel yayirebye bimeze bite kabisa. Yes asigaye umwe uyu nguyu yarabayitaba icyama ikabiriho gusa hari ukuntu ushobora kubitariho my friend. Oh my god ngaho bimeze bite arakompoje ashyizeho parel ashyizeho reka turebe iciyemo. Yes cyari cyo cya mbere ese ndumva ijwi ry'umumiliyoneri cyangwa ni bya bindi. Okay. Okay, right. Katurebe. Yaje. Hello. Yes. Ijwi ni ryanje. Banyita Sylvie turi muri Airtel Tigo. Nta kintu uri kwibwira? Miliyoni. Watomboye. Wow. Wakinnye Yora Cash. Wakinnye Yora Cash. Yego. Okay, watomboye mu bantu bagomba gutombora amafaranga y'icyumweru. Yego. Na amafaranga agera kuri miliyoni ashobora no kurenga ndetse. Miliyoni 2. Miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Okay. Yes. Urumva umeze ute muri wowe? Ni byiza cyane. Bakwitande amazina yawe yombi? Iragena Jean. Yego. Aha, uherereye he? Herereye mu murenge wa Kigali. Mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali hehe? Mu murenge wa Kigali. Umurenge wa Kigali. Umurenge wa Kigali. Hano hepfo. Sawa ndumva uri mu mujyi Jean. Nakubwira iki rero uyu mugoroba amahirwe nayawe watomboye muri Yora Cash mu bantu batomboye amafaranga y'icyumweru. Yego. Tuzaguhamagara ejo tukubwira uburyo amafaranga tuyakugezaho. Yego murakoze cyane. Komeza witomborere nakubwira iki iminsi iracyahari.
Okay, right. Kuva mu murenge wa Kigali ahangaha mu mujyi wa Kigali. Yes, ngira ngo Frodo. Yes. Frodo ngira ngo mbere yuko dukora reka dufate pause gatoya kuko ntabwo tugomba no kubaza miliyoni ebyiri ntabwo zigenda gutyo. Yes. Ni Airtel Tigo muri Yora Cash, reka twamamaze twongere tugaruke. Turi kumwe, guma kuri televiziyo yawe. None ko ugiye kujyamo hano muri iki kibashini kugira ngo uyoragure amafaranga yawe, urumva uri tayari kuyora? Ugiye gukoresha izihe tekinike kugira ngo ubashe kuyora amafaranga menshi? 250 ni amafaranga menshi. Ni iyihe tekinike ugiye gukoresha? Tekinike ya mbere ni uko amafaranga ari buzamuke nkayafata mu ntoki zanjye. Okay, urakoze cyane, amahirwe masa. 1 2 3 Yora Cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash, igitanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash, Yora Cash, Yora Airtel Tigo. Amashina kuri Airtel Tigo. Yora Cash. Turaguha amafaranga. Ubu no kuvuga ngo aya mafaranga byagenze gute kugira ngo uyatombore? Wakoze iki? Yewe nawohereje kuri Tigo Cash, nohereza rimwe shyira aho boherereza ubutumwa 155. Inshuro enye, rimwe nibwo natomboyemo, 3 naraswase. Okay, ubu rero kuwatomboye uvuye hano kuyoragura amafaranga. Byari bimeze bite? Byari bimeze neza cyane. Urumva umeze ute muri wowe? Ngiye muri je ndishimye 100%. Ese nk'umuperezida w'abakarani, aya mafaranga ubashije gukura muri Airtel Tigo azagufasha iki mu kazi kawe ka buri munsi? Aka buri munsi tugiye guhindura imikorere, ndongera nyashire mu itsinda. Urabwira irihe jambo abantu bagukurikiye batemera kuyitombora ari ukuri koko? Iyitombora ni ukuri, ntago ibeshya, ntawe nzi, ntago munzi. Mwaraye mumamagaye mbareba kuri televiziyo yanjye ndabita. Ibyishimo ufite urumva bimeze bite? Ibyishimo 100%, meze nk'umuntu wabyaye umuhungu n'umukobwa. Umeze nk'umuntu wabyaye umuhungu n'umukobwa. N'abagenzi bawe nibaze hano, muze nababwira iki rero namwe mwese mudukurikiye, inkuru n'impamo turi ku Yora Cash muri Airtel Tigo. Murakoze cyane. Itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Ikaze nanone kabisa, ndizera ko ibintu murabibona ukuntu biri kugenda bimeze kabisa. Hanyuma twihutse cyane rero kugira ngo tutaza gucikanwa n'iminota cyangwa se n'igihe zinjiye n'ebyiri nkuko mubibona kabisa, twagiye zose zanze, ariko turebe imwe iravuga ati wanje kabiri ni njyewe, ariko bana kabisa urana gatatu naye kayigira iti girayo gatatu. Yes. Ese birameze biteni Yora Cash. Twibutsa abantu ko turi gushaka umuntu wa kabiri utsindira amafaranga y'icyumweru. Yes. Amafaranga agera kuri miliyoni ashobora no kurenga. Byagenze gute? Ubu ufite amanota 5 ni ukuvuga ngo uba wohereje message buri munsi kugera kuwa 5. Yes. Zihushe. Kangahe? Karindwi kabisa. Karindwi rinjiye ni 167. Na barindwi tukeneyemo umwe wenyine. Zirizunguza kabisa, zose ziragwaniramo. Hari yinjiye ndabona ari 0. Ese bimeze bite? Esa 13. Kature muri aka kanya ese hinjiyemo zose zirwana nanone. Notera reba ko ibintu biri salama kabisa.
yes hanyuma ni kangahe gatanu twinjiye nanone ya ntawe reka turebe nta gatanu gatanu igomba ntawe nuvuga ngo irajya ku ruhande aha ngaha ushaka abandi rebe zirizunguza ni YORA Cash na Airtel Tigo 0 niwe oh nawe cyane 0 ivamo kuha kabisa ibumoso iburyo yagezemo kangahe yinjiramo neza cyane kabisa rimwe ni rimwe sirazana rimwe ngenzi yayo oh my god babiri bonyine nibo dusigaranye babiri turashakamo umuntu umwe reka turebe muri aka kanya zisubiremo noteri bameze neza afunzemo bwo ku buryo wa noteri wamubesha yes reka turebe muri aka kanya ni hari tufatiye agezemo mu kirahure yes iri mu kirahure ni kangahe nkawe gatatu kane reka turebe kane oh my god ntawe iravamo ikomeze ese ninde uyu munsi dufite abantu babiri turashakamo umuntu umwe wa nyuma tombora amafaranga y'icyumweru gatanu aha niwe bimeze bite yes Tigo YORA Cash tukaba tubonye umunyamahirwe wacu wa kabiri akaba agiye guhamagarwa na Silver ese bimeze bite muri aka kanya wow what a beautiful night my brother and sisters it's a Friday weekend itangiye neza ibintu ni salama kabisa noteri ayireba ameze neza kumva niyumva nko kumuvugisha ba ndamuguha bamumpa yes mume nuvuga kuna fairy tale mwakire ne yombi iracamo yinjiye ariko ntago ndumva yes ikiyemo kabisa ese ninde n'umukobwa n'umuhungu n'umumama n'umupapa bimeze bite allo amakuru yawe nitwa Gitego ndi kumwe na Sylvie tuguhamagaye turi kuri televiziyo y'u Rwanda wigeze ukina muri promotion ya YORA Cash na Airtel Tigo papa baza ubwira uri hehe nkubwira inkuru nziza ariko namenya ahantu uri Ikanombe ese wari gufata akantu cyangwa n'imwe byawe okay ibyo bintu bimwe byawe yongeye kubikuvanaho watsindiye agera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda wabibwirwa n'iki genda ntabwo uri ahantu kuri televiziyo bakubwire kabisa witwa nde tubwira amazina yawe vuba kabisa Mugisha Alex kabisa nimero ni wowe ibaruyeho asante sana ibintu biroroshye kabisa watsinze kabisa reka tuzabonane ku munsi w'ejo turongera tuguhamagare tuguhe gahunda zose ukuntu zimeze Alex asante sana yes mwabyiyumviye rero uwo ngo bamwita Alex aherereye Ikanombe ku kibuga cy'indege ntago ari kubyemera ariko atangiye kubyemera mu gake nawo n'uwa kabiri tubonye kuri uyu mugoroba hamwe na Jean babashije gutombora miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ashobora no kurengaho abo bose ni abanyamahirwe b'icyumweru nta kindi bigusaba bisaba kohereza message buri munsi uretse ko na message imwe yonyine ikwemerera kujya mu banyamahirwe ko bimeze Gitego niko bimeze nawe utarinjira mu muryango mugari Airtel Tigo jya ku mu agent ayo hose ugure sim card ya Tigo ibi ni ibintu bidasanzwe kabisa amateka agomba guhinduka ngo gutyo bikubwiye utagiye kubisengera utagiye kujya mu misozi za Kanyarira bakubwira ngo bimeze salam akenye 5 niyo deal yes cyangwa ugahamagara kuri 155 cyangwa ukohereza message rimwe ryonyine kuri 155 ukajya mu banyamahirwe kugira ngo twasezera ariko hotel ibintu byagenze neza nta kibazo byagenze neza nta kibazo asante sana kabisa ubumeze neza harakano gapira kavaho ngo kariya go gasubizemo umwuka warurimo yatera imvugo niyo ngiro okay message imwe ku 155 nawe ukaba nawe ukajya mu batombora dusigaranye iminsi 83 tukwifuriza rero weekend nziza ushaka uri busohoke asante sana kabisa hanyuma ushaka kuba uri mu rugo uri bugasomere mu rugo nza gasoma rigani weekend kabisa yes ugiye washaka nugasoma nakubwira iki ngiye wabibonye umva hoya
tuzajyana ejo na ejo rero ni Airtel yes Tigo turi Yora kumwe Cash. nababwira iki n'ejo imvugo Ejo ni niyo saa moya, ngiro right? ejo ni saa moya Ciao, ciao. turi kumwe ya Starwego Airtel Tigo Yora Cash. wagendemo gake nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego cy'itanu pe yego rata hamwe na Airtel Tigo iby'itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore kashi na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubone amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri yora kashi Yora Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.